mwicare Imana ibahe umugisha. Reka dukomere Imana amashyi tuyishimire. Ndashimira Imana kandi ko ngize umugisha wo kuboneka hano, kandi ndashimira n'umushumba waduhaye ikaze kugira ngo tubane. Ndashimira ati mamu n'inshuti yanjye ntabwo twari duherukanye, yamamagaye mu kanya mubwiye ko ngiye kuza ahangaha, arambwira ati reka tujyane. Urumva rero n'umugisha, Imana imuhe umugisha. Namwe mwagize neza kuza mu nzu y'Imana. Nitwa Mbarushimana John, naho ni ku bashyitsi, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 3, nsengera Bethesda Holy Church kwa Bishop Rugamba. Mu nkundire dusoma ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku magambo, rwose ntago ndi buze gutwara igihe kinini. Hano ni mu rugo, isaha n'isaha tuzagaruka, ariko mu nkundire nyine mbahera ino jambo umwuka w'Imana yampaye kubaha. Amagambo tugiye kuganiraho ari muri Yobu 19, ariko mbere yuko yenda tuyasoma, reka tubanze dushimire Imana yuko yaduhaye uburyo n'umwanya byo kuza mu nzu y'Imana. Mu by'ukuri hari abantu benshi baba babyifuje ntibabikunde, hari abari kwa muganga, hari abagize impamvu zitandukanye. Rero nubona byakunze ntukajye wumva ko ari ibintu bisanzwe. Hari ibihe byabayeho tutajya mu nsengero tubishaka ariko bikanga. Rero uyu munsi kuba twaje mu nzu y'Imana ni iby'agaciro. Ntago ndagira umugisha wo kurara yenda mu mahoteli ahambaye, ariko nizo maze kuraramo ndabishimira Imana. Ariko nk'abati mamu kubera ari abakire ndetse n'umushumba bafite amafaranga, bo mumenya ko baraye mu zihambaye cyane, ariko nanjye barakuva turi kumwe nzayagira. Ariko ndashimira Imana nayo mfite, burya nawe ugiye yabura uretse ko tutagira ngana. Ariko narabajije mbaza bari abantu bajye bajya Dubai ngo niho hantu hari inzu ya mbere ku isi ndende, Dubai. Hari abo tuziranye rero, nabajije umwe mu bagiyeyo, yagiye kuruhuka pe, yagiye kuruhuka. Mu gihe twe dushatse kuruhuka tuza kuruhukira mu rusengero, bandi ngo bashatse kuruhuka bajya ku mazi. Ariko amazi hari imiruho atamara, hari imiruho itamarwa n'amazi. Kuruhuka bishobora kuruhura umubiri ukaruhuka pe, nabyo biba bikenewe mu gihe uburyo bwabonetse, ariko hari umuruho utamarwa n'amazi. None ndamubaza ndetse iyo hoteli ariko birumvikana ni nziza pe, hoteli isurwa ni nziza. Ndavane se ubwiza bwa hoteli n'ubwiza bw'icyumba baguteguriye na serivisi nziza wahawe, ushobora kwinjira mu mutima wihebye, ushobora kwinjira ufite agahinda, ubwiza bw'icyumba bugatuma agahinda gashira. Ushobora kwinjira watakaje ibyiringiro, uburyo bakwakire bikagarura ibyiringiro. Barambwira ati reka da, agahinda winjiranye ugasohokana. Ariko mwumva ikintu cyantangaje, mu by'ukuri iyi sare ntabwo ihambaye, nta n'ibidasanzwe birimo yewe, uretse yenda iyi tapi, ariko ubundi ni ibisanzwe. Unarebye wasanga mu nzu yawe harusha ubwiza ahangaha. Ariko naratangaye, umuntu aza mu rusengero yatakaje ibyiringiro, umutima wihebye, yumva ari bwiyahure. Yagera mu rusengero batamuhaye icyazanye agahinda, badakuyeho icyatuma agafata umwanzuro wo kwiyahura, yahagera akumva yakiriye amahoro, kandi icyamubuzaga amahoro kigihari. Ariko kumva yakiriye amahoro, akazamura amaboko, agahimbaza, akanezerwa. Rimwe na rimwe yenda yagera hanze Satani akaba yakongera akamugarukaho, ariko igihe yarari mu nzu y'Imana yumvaga amahoro. Hari abagabo ngo bari mu nzira bagenda bajye Mawusi, ngo bahura na Yesu ntibamenya ko ari we, batangira kumuganiriza ati ni wowe mushyitsi hano utazi ibyabaye, ni wowe utazi ibyabaye. Ngo arabiyoberanya ntiyabibwira. Ngo bageze hafi yo mu kiroro ngo binjira mu nzu amanyura imitsima, ngo amaso yabo arahweza baramumenya, ngo ahita agenda bati kweri yari we. Akitugeraho twumvisha amahoro atemba nkuru, ikimenyetso cyaho Yesu icyambere atanga amahoro. Burya kurya neza ntibizana amahoro, kwambara neza ntibizana amahoro, kuba mu nzu ntibizana amahoro, kubura inzobe ntibizana amahoro. Ikizana amahoro ni kimwe gusa, ni umuntu witwa Kristo Yesu.
mwagize neza kuza ahantu rero habonekera amahoro. Kandi reka mbabwire ikintu kimwe, nta gahinda k'agasirimu kabaho. Twose nuduhinda, nta gahinda k'agasirimu kabaho. Agahinda k'umuntu ufite masters niko gahinda k'umuntu utarize primaire. Twose nuduhinda. Agahinda k'umuntu w'inzobe niko gahinda k'umuntu w'igikara. Twose nuduhinda. Nanjye nzibe umahema yawe ibihe bidashira. Nanjye nzibe umahema yawe ibihe bidashira. Abaje mu nzu y'Imana tuzamura amaboko dushimira Imana. Kandi mbasaba ikintu, nujya uyazamura mvuze ngo dushime Imana, ujye unibuka ko abandi amanitse kwa muganga, ufata ubwayanjye agikora. Reka uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Haleluya, haleluya. Maze simfite umwanya munini, ariko aho gushyira ritimi ujye ushyiramo wihuse. Ntago nzi ngo note ngo fadezi ujye ufatiraho mbiririmbeye. Iri ni sengesho ubereye umutima, icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. Iri ni sengesho ubereye umutima, icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. Iri sengesho nkumeneye umutima, icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. Iri ni sengesho Yesu wewe umeneye umutima, icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. Mpagaze ku manga, vuga imbaraga zawe, utayudakuramo, nta rutayudakuramo umuntu. Mpagaze ku manga, mpagaze ku manga, vuga imbaraga zawe, vuga imbaraga zawe, utayudakuramo, nta rutayudakuramo umuntu. Mpagaze ku manga, mpagaze ku manga, vuga imbaraga zawe, vuga imbaraga zawe, nta rutayudakuramo, nta rutayudakuramo umuntu. Nubwo bitameze neza, nubwo bitameze neza, none n'ejo bikagenda, ntabwo bamwibihe. Humura, humura, Yesu ari ku ngoma. Nubwo bitameze neza, nubwo bitameze neza, none n'ejo bikagenda, ntabwo bamwibihe. Humura, humura, Yesu ari ku ngoma. Haleluya, haleluya. Tuzamura amaboko dushimira Imana yo kabyara. Imana inyuranye ibihe tuyizamura amaboko. Twese dutare haleluya, haleluya, haleluya. Zamura amaboko
dushimire Yesu. Byabihe byari bikomeye warabihinduye Mana. Mana nzagushimisha umutima wanjye, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye Mana. Byabihe byari bikomeye warabihinduye Mana. Imbere yacu hari hacuze umwijima w'icuraburindi, hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa. Waje nk'uburabyo uradutabara, waje nk'uburabyo uradutabara, waje nk'uburabyo uradutabara. Byabihe byari bikomeye warabihinduye Mana. Hari umuntu uri hano Imana ahindura ibihe ngo atere haleluya ashimira Imana. Ndashaka kubaha ijambo rito ry'ubuhanuzi Imana yampaye mu mwanya nk'umunyamahanga. Mpamagara umugaragu wanjye ntarushya nyitaba nubwo mwingingisha akanwa kanjye. Umugore wanjye azinutse umwuka wanjye n'uwo yashatse. Araza ati uri muranuka n'uwo yashatse ntagishaka kumva umwuka umuvamo. Ariko reka mbabwire umucunguzi utajya utuzinukwa. Kandi gusaba kwanjye kuzinutswe bene mama, ndetse n'abana bato baransuzugura iyo mbyutse bamvuga nabi. Inshuti zanjye z'amagara zose zaranzinutswe, nabo nakundaga bampindukiye abanzi. Amagufa yanjye yumiranye n'umubiri wanjye n'inyama zanjye, ndetse nsigaye ku menyo gusa. Mu bintu nasanze bitananuka amenyo abamo, ahandi hose harashira, ariko iryinyo. Yobu ageze ku rwego ababwiye ati nimushaka murekeraho. Umubiri wahuye n'amagufa, amenyo niyo yonyine asigaye agaragara. Uyu niyo. Mungirire imbabazi mwa nshuti zanjye mwe, kuko ukuboko kw'Imana kunkozeho. Murandenganyiriza iki mukangirira uko Imana ingize? Ukomeze ntikubahagije? Iyo bahamya ko afite umucunguzi. Amaze kuvuga akababaro n'agahinda, agarutse abahamiriza ko nubwo bimeze gutyo umucunguzi ahari. Mumpera ikiganza mubwire ngo umucunguzi wagiye kuboneka uyu mugoroba. Iyo bahamya ko afite umucunguzi uzamukiza. Iyaba amagambo yanjye yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Ariko njye ubwanjye agarutse ahamye. Njyewe ubwanjye ubabwiye ibi ngibi, njyewe ubwanjye utagifite abana, njyewe ubwanjye wabuze urugo, njyewe ubwanjye utagifite n'urwara, njyewe ubwanjye umva uko avuze. Ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzamureba mfite undi mubiri. Tuzamure amaboko dushimira Imana, tuyazamure dushimira Imana. Yari yibutse ko nubwo abana bagiye umucunguzi wabumuhoye agihari. Yari yibutse ko nubwo umubiri wamushizeho umucunguzi wagihari. Agaruka ahamiriza babandi bamuvugaga na bati nimutuze umucunguzi wanjye ariho kandi agiye kuboneka. Reka mbabwire, iyo umucunguzi yabonetse, ndashaka kubabwira ibintu bike bibaho. Mumpera ikiganza mubwire ngo hari uri mutaravuga. Mubwire ngo hari uri mutaravuga. Sura umusore. Mbashobora kujya ahantu nkababwira ariko rero ndataha kare mfitanye gahunda na madamu.
ndataha kare mfitanye gahunda na madamu. Nubwo hano bageze saa 5 z'ijoro urwo rurimi waruvuga. Ndataha kare mfitanye gahunda na madamu, urwo rurimi yaruvuga. Mbarizo mwegeranye ngo zose warazivuze. Ubutima amajya avuga ati mwanyogereje iyi modoka, akayijyana mu Kinama agategeka bakayoza, munyogereze iyo modoka ndaje. Urwo rurimi nani naruvuga. Mubwire ngo iyo umucunguzi yaje hari ururimi uvuga. Yenda ushobora kubyumva bigoranye kubera ibihurimo, ariko ubyumvire mu kirere cy'umwuka, ntubyumvire mu kirere cy'ibibazo ufite, kuko nubijyana mu kibazo nta kintu uri buze kumva. Ubivane mu kirere cy'ibibazo urimo, ubijyane mu kirere cy'Imana ishobora byose, kuko sinjye ugiye kuboneka, si pastor ugiye kuboneka, ni umucunguzi wawe ugiye kuboneka. Kandi ugiye kuboneka, Efeso aravuga ngo abasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga ze ziri zitukorera. Iyo umucunguzi yabonetse, karitsiye warutuyemo irahinduka. Reka mbibutse umuntu wamubonye witwa Rusi yahuye n'umucunguzi ariwe witwa Bowazi, ahura nawe ari umuhumbyi. Ahuye n'umucunguzi areka kuba umuhumbyi, aba nyirabuja w'imirima. Atarahura n'umucunguzi yari umuhumbyi. Sinkigorana ngo abantu bumve, na Yesu bose ntibamwumvisha. Mu bintu hazarwana abo nukwemeza abantu. Reka nzajya numva numwe reka. Iyo urwanya no kwemeza abantu uvuga n'iby'Imana itakubwiye. Iyo urwanya no kwemeza abantu uvuga n'iby'Imana itavuze. Sinzavunika, ufite ibyawe nanjye mfite ibyanjye, ninjye wakuzanye. Nawe umbanze ninjye umukeneye kuruta abandi. Ndamushaka. Ukwezi kwa 7 kutarashira, Imana iguhuze n'umucunguzi. Ndabyatuye uhure n'umucunguzi. Iyo yashaka gucungura we, kandi uburyo umucunguzi kandi reka mabwire, umucunguzi ntajya agira ibigambo byinshi. Umuntu muzahura akakuvugisha amagambo menshi, ntuzamutegerezemo igisubizo. Abantu bafite icyo bakora ntibarangwa n'amagambo, barangwa n'ibikorwa. Imana abavuga twarahuye, ntago ngishaka abantu bavuga. Maze iminsi mbwira Imana ngo mpuza n'abantu ukoresha buvugisha abo twarahuye. Uzi kubwira umuntu ko bagusohaye mu nzu ngo wishyura ngaye, ukayamubwira agahita kubaza, ese mwagiye mushaka iza make mushoboye kwishyura? Ukagira ngo ya make yazayishyura, akakurondogoza, yarangiza akagenda. Ariko umuntu woherejwe n'Imana, umucunguzi yaje arakubaza ngo nanga, ukayamubwira, uze kumuhamagara saa 10. Umuntu utazanywe n'Imana umubwira ko wahombye, hati ubwo wabaze nabi, wariye n'igishoro. Ariko umuntu uzanywe n'Imana, narahombye, gushora byasaba ngaye, uzandebejo. Mubwire ngo turambiwe abantu bizanye, turashaka abantu bazanywe n'umucunguzi. Haleluya! Rusi yageze muri uyu murima ari umuhumbyi. Rusi yageze muri uyu murima n'abagaragu bamurusha agaciro, kuko ntiyari umukozi wa Bowazi, yari umusabirizi, yari n'umunyamahanga. Urakoze mama pastor, ariko haburaga iki? Ndashimana ko uyu murima duhingamo, ufite nyiraho, ufite umucunguzi. Rero ninjye uyu mugoroba uhuye n'abantu, uhure n'umucunguzi waka. Iyo uhuye n'abantu amateka gumuko yarari, ariko iyo uhuye n'umucunguzi muzarebe iyo wagize
umugisha ugahura na nyakubahwa perezida wa repubulika, ndaguhakaniye. Dusigaye duturanye n'umva umunsi tuzatura. Urumva kubera ko nteganya gutura muri Vision City nagiye hafi yaho kugira ngo kwimuka bitazangora. Ubwisabeza ngo futanga. Umucunguzi wanjye isi nibiyuzuye. Kandi ngiye gusoza sigaranye ga mumbwira iki mumperekeza ngo humura uyu mucunguzi wacu hose ni mukwe. Timba hose ni mukwe. We ntagira umupaka, we ntago bamukatira, isi nibiyuzuye byose. Kandi ngo yabihamagaye bigira gute? Biramwitaba. Rusi yageze muri uyu murima humba kandi mibutse ko umuntu humba adahaga. Umuntu humba ntabwo ahaga. Oya. Ngo yahura n'abagaragu agataha ngo igitondo kimwe. Umunsi umwe. Ngo Bowazi aza gusura abagaragu be kandi aza kubasura atazi ko hari Rusi. Ngo ahageze aramubona. Amubonye aturiya nindi abaza abagaragu. Ninginze Imana igushyira abantu bakuvuga neza aho utari. Ubuhamya bwacu bwagiye bwangizwa n'abatuvuga n'abaho tutari. Ngo abagaragu bavuga neza Rusi imbere ya Bowazi. Baravuga ngo uriya numwe wazanye na Nawomi. Ijambo rya mbere kuva yagera hano mu gitondo uretse akanya gato yafasha agiye kunywa amazi ntigeze aruhuka. Nuko ngo arababwira ngo ni mu muhamagara agire gute? Ni mu muhamagarazi. Ngo araza. Yahuraga n'abagaragu. Ahuye na nyir'ubwite. Yahuraga n'abagaragu. Uburamutse uje mu rugo ugasanga ntahari na madama adahari, umukozi ashatse yakwakira cyaka kwihorera kuko ntuhasanze ba nyir'urugo. Yego ariko uramutse uhasanze nubwo nabanyafite nakwikopesha kuri kantine kuko hasanze nyir'urugo. Mubwire ngo runo rugo turimo rufite nyirarwo. Kandi we mucunguzi utubwiye ngo nubwo biza agiye kuboneka. Ngo aramubwira ngo bambwiye neza wagire nyoko bukwe. None kubwiyo mpamvu ijambo rya mbere umva wahuye n'umucunguzi ntuzongere kwicwa n'inyota. Ujye unywa ko y'abahungu banjye bavomye. Kabiri niba sarura nibakaje bamara inyuma bajye bagira ibyo basigaza inyuma. Uwo nibigutungana nyoko bukwe. Umva ijambo rivuzwe n'umucunguzi aravuga ngo ni ngewe ubitegetse. Hirya y'iminsi murabizi ko byarangiye Bowazi arongoye Rusi amubera umugore babyara Obedi n'abandi. Rusi ari mu bantu bakomokaho igisekuru cya Yesu. Ngaho mwumve uwaje ari atanganye n'agaciro n'abagaragu ahindutse nyirabuja wa. Namwe munyumvire mwokabyarana munyumvire ngiye gusoreza aho dusenga. Uwaje atanganye agaciro n'abagaragu ari umusuhuke muri iki gihugu. Kabiri ari umupfakazi. Ariko icyaburaga niki no guhura n'umucunguzi. Ahuye n'umucunguzi abandi bose bahamaze imyaka n'imyaka bataye agaciro. Uwahuye n'umucunguzi naje kubabwira ngo nubwo bimeze gutyo umucunguzi agiye kuboneka. Sinzi uko byari bimeze ariko nibwo buhanuzi Imana yampaye ngo mbabwire ngo nubwo bimeze gutyo umucunguzi wawe agiye kuboneka. Mwumva ukuntu Yobu byagenze. Ubwo Imana yamwunamuraga yahise itegeka ba Elifazi na ba Biludadi irababwira ngo nimushake ituro mumera ikiganza woroheje mu buryo bwiza umubwire ngo abantu bakuvuze nabi uri mu gihe cy'amakuba Imana igiye kubaca amande. Abantu bagufatanyije n'ibihe wari urimo bajya badufatanya n'ibihe bakadufata ijambo twageragezwa bakabona ibyo bandika ariko ndashimira Imana ko umucunguzi agiye kubaca amande. Aravuga ngo ndabategetse nimugende mwikubita imbere ya Yobu kandi nimugende amaboko masa mugende mujyanye n'ituro kandi iyo umucunguzi abitegetse
babikora ntacyo. Hari abantu bagiye gukoreshwa n'itegeko atari uko babishaka. Umucungu ubyakira bari wenyine utera harira abandi babyihorera. Haleluya, haleluya. Iyo umucunguzi abitegetse ntibabaza ngo kubera iki, bashyira mu bikorwa. Ndibuka igitondo kimwe Imana yigeze irengera abayuda. Umwami ategeka Hamani aramubwira ngo ndagutegetse genda utambagize Moridekayi. Kandi mbibutse ko amubwiye kumutambagiza yaraje kumumanika. Ariko itegeko ry'umucunguzi ntabaza ngo none iyo perezida yagiye mu ntara hari igihe babaza ibibazo. Umuturage akaza turumva yanyubakiye mu butaka bambwira ko bazampingurane none banze kuyima. Icyo kibazo murakizi? Yego turakizi. None mwe hari igihe avuga ngo nkiri hano ntarava ahangaha ntarava ahangaha. Icyo kibazo kiba cyarangiye, kirarangira cyangwa ntabwo kirangiye? Hari andi mashuri babongeyeho se? Kuki kiba cyarabananiye? Kuki gikemuka? Nuko umucunguzi yavuze uyu mugoroba ibyari byara. Ndashimira Imana ko hari abantu umucunguzi agiye guhesha akazi byari byaranze. Mama pase tumaranye imyaka ariko ngo hanure ugiye kujya mu kazi, kandi akazi keza kumugisha. Ugiye kujya mu kazi we pase, hari imitwaro imwe ugiye gutura kubera akazi ka mama pasiteri. Kabiri, mu bihe bidatinze mugiye kuva mu bukode. Hari n'abaterankunga babana Imana igiye kuguha. Twasenze ko zibura 5 mubwire ngo agiye kuboneka, kandi agiye kuboneka. Hari ibintu agiye gukoresha itegeko, babikore batabishaka bubikore kubera itegeko ry'umucunguzi. Uyu mugoroba umucunguzi agiye kuboneka. Abamwakira bahaguruka dutera haleluya. Nimwongere kwicara muhaguruke dusenge muricara. Tuzamura amaboko dushimira Imana, Agiye kuboneka. Abamukiriye ku mubyimba bagarutse kumutura amaturo. Ndashimira Imana ko hari abantu bagiye kutwikubita imbere. Igihe cyo kuboneka k'umucunguzi kirageze. Imana igiye kunyuranya ibihe. Yesaya haravuze ngo dusaba ko dushimira Imana yo kabya. Habe ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Imana igiye kubyikorera. Ijambo wabuze naboneka barariguha. Agaciro wabuze nuboneka ntuzongera kugasaba. Yigeze agera kwa Obidodomu. Umunsi yahageze bwarakeye umwami arahaza, kandi yaratarageriwe, ariko ko umucunguzi yahageze nawe ajyayo. Aho umucunguzi yageze ibiteraga birera, apfa kuba yahageze. Aracyariho Yesu, aracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu ntirwamuheranya, aracyariho. Biganza bigaba amahoro, aracyariho. Ese hari ubyize ngo azamura amaboko ko umucunguzi agiye kuboneka? Ego. Twese dutera haleluya. Twongera tuzaba amaboko dushimira Imana. Twimanye ijuru ibihumbi n'ibihumbi, kandi zibanga barabizi. Ejo bundi yaraturamiye, dushira impamo
twibutse iyo neza. Tuzabura amaboko yacu. Mana turagushimiye. Nashaka umwe cyangwa babiri numvishe mbiyoborwa n'umwuka w'Imana. Mureke dutange ituro ry'ishimwe ry'uko umucunguzi abonetse. Icyo cyonyine. Ubwira Imana ngo rituro nditangiye ko umucunguzi abonetse. Numvishe ariko nyobowe. Nushaka barumwe. Ariko mureke tubikore. Utanga ituro Imana ngo rituro ry'uko umucunguzi wanjye abonetse. Abonetse amakazi, abonetse anyubakira urugo. Wumva atabyize ntayatange, uraza gutura amaturo asanzwe. Bikorwe n'umuntu wizeye ko abonetse. Wenyine gusa. Uvuge ngo rituro rigushimira ko umucunguzi wanjye abonetse. Yego, ntabwo kuritanga. Simbitinda ibingibi reka senge sonze. Uwumva gusa yize nashaka bumwe si ngombwa mwe. Uwumva yize ko umucunguzi wabonetse. Ataha abwira Imana ngo Mana, iri nituro ntangiye ko umucunguzi wabonye. Ni wumva utabyize ureke uraza gutura amaturo bisanzwe. Ariko ni wumva wizeye ko abonetse. Numvisha ariko nyoberuko. Ubwira Imana ngo iri nituro rigushimira ko umucunguzi wanjye abonetse. Iby'Imana ikora biradutagaza nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzi nuko Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora we. Ariko icyo nzi nuko Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora we. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ikukiturizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gitowe. Ikukiturizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Yesu nzi kufite magari ibihumbi harimo icyo wangeneye, icyo wamitiye banutugira ngo nzagere bijura amahoro. Icyo wamitiye banukugira ngo nzagere bijura amahoro. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana we. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Mfite ibyiringiro bifite umukingo, mfite umugabane mw'ijoro. None ni Yesu maza wenyine, hari n'izina nemera kuko umunezero bibonekera muri we. Umusaraba niwo bendera ryanga twebwe abakijijwe, niko natwuza fasha mu myaka iri imbere we, mu myaka iri imbere we. Kera bakwiringiraga abo bose bari mu mahoro, tugufite nitwifuza undi murengezi. Haleluya! Uwakiriye umucunguzi natera haleluya! Ibintu by'abarokore
kubyizera byava mu kwizera bikaza mu bifatika. Amen. Mubwire ngo ibyo wizeye bikubere nk'uko byizeye. Ibyo wizeye. Uwo mucunguzi uwizeye kuwa gatatu kuwa kangahe uzagaruka hano ufite ishimwe ry'uko wahuye nawe ugisohoka ahangaha. Hallelujah. Ubwiza yazamura amaboko ashimira Imana. Hallelujah. Mana turagushimiye. Urakoze Yesu. La sila fola For the star. uko wahoze cyane uyu munsi ni kure. Cinema the for the. Let us so kita. Ababyeyi bakubone. Hallelujah. Abagabo bakubone. Ilabe. Abasore bakubone. Abakobwa bakubone. Itorero rikubone. Igihugu cyacu tukubone. Umucunguzi aboneke. Umucunguzi aboneke agira ibyo ahindura. Tugushimiye kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twiga nk'uko imbaraga zawe ziri zidukoreramo. Ayo mashyi tuyakomeye tugushimira. Ababyeyi bakuvugirije impundu tugushimira ko umucunguzi wacu agiye kuboneka mu izina rya Yesu. Amen. Nimwicare Imana ibahe umugisha reka za mushumba atambuke. Haleluya.